I saw this gentleman. Uwo munsi nabonye uyu mugabo maze mbona bidasanzwe kubona umuntu mwiza cyane mu mutima no mu mico. Urukundo n'imbaraga zikomeye cyane ku buryo nta kindi kintu kimwe ku isi cyarusimbura. He was still the cute guy I saw on that app. Tom niwe mugabo wenyine nabonye kuri application wari mwiza kurenza abandi. Ni nawe mugabo wa mbere nabwiye mu rugo ko ngiye kubana nawe, kandi mu rugo baramukunze cyane. Inkuru y'urukundo rwa Tom na Winnie yatangiriye ahantu hatunguranye cyane, aho abantu benshi bashakira urukundo, ariko niba ibintu byo gushaka abakunze kuri izo application bikunze guhira, kuko abenshi usanga bazikoresha bari gushaka ibyishimo by'igihe gito. I was on a dating site working for. Nari ndi ku rubuga njye n'inshuti yanjye, ariko icyo gihe twashakishaga abantu b'abatekamutwe, maze ntungurwa no kubona umukobwa ukiri muto wo muri Kenya nyandikira. I hardly wrote me. Nari maze igihe kirekire nkoresha urwo rubuga rwo gukundaniraho. Buri munsi nakiraga ubutumwa bwinshi cyane, ariko kuri iyi nshuro ninjye wagombaga kwandika ubutumwa. Who's cooking for you? Oh yeah, okay, yeah. That's why you're very busy elsewhere. So when a man wants to, he does it. I like a woman. Nkunda umugore ufite ubwenge kandi utazi neza guteka, kuko ibintu byo guteka ninjye ugomba kubyikorera. We took 1 year to know each other because kumenyana neza na Tom byadutwaye umwaka wose. Twari turi mu bushuti busanzwe, ariko kubera ko twari tutarahura, twari tugifite imbogamizi nyinshi, yewe no gushidikanya. Uru ni urugendo rwabo, ariko nk'ibisanzwe ibuka gukora subscribe ndetse no gusangiza iyi nkuru ku zindi nshuti zawe. Ese muriteguye? Reka Winnie na Tom batubwire iby'urugendo rwabo. So my name is Winnie and I come from Kenya. And I'm Tom. I'm from Austria. Nitwa Winnie, nkaba nkomoka muri Kenya. Nanjye nitwa Tom, nkaba nkomoka muri Austria. Uyu munsi turashaka kubasangiza urugendo rwacu, ko twahuye, aho twahuriye, n'ubuzima bwacu kugeza uyu munsi. So some time ago there was. Icyo gihe twashakishaga abantu b'abatekamutwe, maze ntungurwa no kubona umukobwa ukiri muto wo muri Kenya nyandikira. Chase scammers, and I got ambushed by a young lady from Kenya. No, I saw a nice looking guy on a dating site. Nabonye umugabo mwiza ku rubuga rwo gukundaniraho. Nari maze igihe ngaruka kuri urwo rubuga rimwe na rimwe. Iyo nabonaga umwanya w'ikiruhuko ntari mu kazi najyagaho, kubera ko muri icyo gihe nari nkeneye umukunzi. Uwo munsi nabonye uyu mugabo, maze mbona ko bidasanzwe kubona umuntu mwiza cyane, ko ari no mwiza no mu mutima yewe no mu mico. Namwandikiye musaba ubushuti, nubwo buri munsi nakiraga ubutumwa bw'abagabo bwinshi cyane, ariko kuri iyi nshuro ninjye wagombaga kwandika ubutumwa. Icyo gihe nafashe icyemezo, nandika ibiri mu mutima wanjye. Nashakaga umuntu ukunda uko ntekereza. She was quite persistent. Yari umugore udacogora, kandi uko iminsi yagendaga ishira yanyemeje ko yari uw'agaciro kandi ko akwiye kuba umugore wanjye. Ibyakurikiyeho byari urugendo rw'umwaka wose wo kumenyana, ubuhamya bw'uko urukundo rwa kure rusaba kwihangana. Kumenyana neza na Tom byadutwaye umwaka wose. Twari turi mu bushuti busanzwe, ariko kubera ko twari tutarahura, twari tugifite imbogamizi nyinshi cyane no gushidikanya. Namusabye nimero maze arayimpa, ariko ahita atangira kumbwira ko ahuze cyane. Ngahora nibaza uti ubu se uyu mugabo uhora uhuze ku bandi ngiye kujya atanyitaho? Ariko kubera ko twari tutarahura nkomeza kubyihanganira. Nyuma y'umwaka wo kubaka icyizere binyuze kuri telefone na video call, Tom yafashe icyemezo, kandi icyo cyemezo cyahinduye ubuzima bw'aba bombi. Umunsi Tom aza kundeba muri Kenya wari umunsi udasanzwe. Twese twari twishimye cyane pe, kuko uko twari tumeze mbere yo guhura nuko twari tumeze nyuma yo guhura byose byahise bihinduka. Iyo uhuye n'umugabo bwa mbere ushobora kubona ibimenyetso muri wowe ko uwo mugabo mushobora kuzabana cyangwa mutazabana, ariko ndabivuga nk'umugore. Ushobora kubona ejo hazaza hawe n'umugabo wawe bitewe n'uburyo ubona kwitaho, akuganiriza ndetse n'ibindi. Nyuma y'umwaka tumenyana, nari nzi neza ko ariwe mugabo Imana yangeneye. Umunsi ngera muri Kenya narebye uburyo Winnie n'umuryango we baje kunyakira ku kibuga cy'indege. Nahise mfata icyemezo ko ndashobora gutuma uyu mugore mwiza ncika, kandi ko nkwiye gushaka ibyangombwa ubundi nkamujyana muri Austria. So to elaborate on why impamvu twafashe icyemezo cyo kwimuka nuko mu gihe twamenyanaga yaje kubona ko nshaka gukomeza amashuri yanjye,
Byari byoroshye rero kubera ko nashakaga gukomeza amashuri. Tom yarabikunze cyane kandi ndamushimira, dore ko iyo ntaza guhura nawe ubu ibyishimo mfite ubuzima mbifite. Namubwiye ko ntazaba umugore wo mu rugo gusa, ko nkwiye guhaguruka ngakora nyuma yo kwiga tugafatanya yewe mu iterambere ry'ahazaza hacu. Winnie namukunze ntacyo nitayeho, kandi nkunda uburyo anyubaha akanyubahisha mu bantu bose. Iyo yabaga yagiye ku ishuri namutekeraga ibiryo, kubera ko mu buzima busanzwe nkunda guteka. Yahoraga ansaba kuzantekera, ariko nkamubwira ko agomba kubanza akandika, ubundi nkamwitaho kuri buri kimwe cyose. How we met, and so first time icyantangaje kurusha byose ni ukuntu Tom tugihura ubwiza namubonanye bwari burenze ubwa wa musore nabonye kuri ya application, ku buryo nagize ngo ndi kurota. Nyuma yaje gusubira muri Australia, sigara nibaza niba azagaruka, ariko mubyumve neza, aha ni mbere yuko njye nawe twimukira muri Australia. Impamvu yanteraga kwibaza byinshi nuko mbere numvaga inkuru z'abagabo muhura ku munsi wa mbere, ubundi nyuma bakagenda ntibagaruke. Gusa nyuma y'igihe gito we yaragarutse, ndetse atangira kumfasha gushaka visa, nubwo yewe bitari byoroshye. Gusa ibyo byose twanyuzemo byadufashije kugera muri Australia. Tukigera muri Australia twatangiye gukora cyane, nanjye nkajya kwiga ariko nkajya no mu kazi. Muri iyi si ya none, kimwe mu bibazo bikomeye ku bakundana mu bihugu bitandukanye akunze kugaragara imbogamizi ku miryango. None ababyeyi banyu babyakiriye bate? Well, about family. My mom's 90 years old and ku byerekeye umuryango, mama wanjye afite imyaka 90 kandi arwaye indwara yo kwibagirwa kuri ni nk'ibintu bishya buri munsi. Yabonye Winnie arambaza ngo uyu ni wa mugore wawe, kandi koko bwari ubwa mbere yaramubonye, ariko we yumvaga ntasanzwe amubona, ko yamuhoberaga buri kanya, byagaragaraga nk'aho amuzi, gusa ntabwo yari amuzi. Ariko ibyo njye byanyeretse ko ari ikimenyetso cy'uko yamukunze. Umuryango wanjye warabikunze cyane, kandi niyo batari kubyemera bari bazi ko ndi umuntu ufata umwanzuro. Barumuna banjye na musaza wanjye barabyishimiye cyane. Twamenyanye muri 2023, dutangira kuganira muri uwo mwaka, kandi n'iyi saha turacyari kumwe. Nyuma twaje kubana, ubu tubayeho neza, turishimye, yewe buri munsi inkuru y'urukundo rwacu ihora ari nk'ari nshya imbere yacu. Nguko uko ubuzima bwacu bumeze. Twimukiye muri Australia, igihugu umugabo wanjye avukamo. Rimwe na rimwe dusura Kenya, ubundi tugahura n'ababyeyi banjye. Mwakoze cyane kandi twishimiye kubasangiza inkuru y'urukundo rwacu. Mugire ibihe byiza. Okay. So, all of you, have a nice day, nice evening, nice morning, whatever time it is, or have a nice life. Bye. I'd be inspired. Thank you. Inkuru y'aba bombi twibutsa ko urukundo rutagira imipaka, nubwo urugendo rwabo rutaburagamo ibigeragezo, intera ndende, impapuro zo kwimuka byari bigoye kuboneka, ndetse n'ibindi bibazo bisanzwe byo mu rukundo. Ariko aba bombi bashyize hamwe kandi barwaniza intambara. Kugeza uyu munsi bishimiye intambwe idasanzwe bateye. Winnie na Tom kandi batubwira ko tudakwiye gutinya gutera intambwe ya mbere, yewe nubwo byaba ari ukwandikira umuntu uri hakurya y'isi. Urukundo rujya aho rushaka kandi mu gihe gikwiye. Niba iyi nkuru yagukoze ku mutima, ntibibagirwe gukora subscribe ndetse no gukanda ku nzogera. Mwakoze kudukurikira. Iyi ni Voice of Time TV, umwaka mushya muhira wa 2026. Imana ikomeze kubarinda. Nje nyita Wakanda, ndabashimiye.